umukazana umukazana yabaye ibamba umukazana umukazana yabaye ibamba ntashaka kuvuga ukuri yatereye agati mu ryinyo umukazana yabaye ibamba Kanyesu, ndugirira hano tuvugane. Bise byawe ni byiza bo. Siko kuva wagera ahangaha ariko aribwo nyibuka yuko ubangasha. Akuse bo akoma mbona wagira ngo ntabwo unyishimiye. Ubona wagira ngo ntabwo mba nkwishimiye. Niko mba mbibona. Rero nkubwire Kanyesu ko n'undi munsi sinzi niba abantu bano batarigeze babikubwira icya mbere ngiye baze nkunda umuntu unyubaha icya kabiri iyo mvuze ntago mba nshaka umuntu unsubiramo icya gatatu ahangaha muri uru rugo niba wishingishirije kuri mama cyangwa uzi yuko ndamutse mvuze ngo uva ahangaha usohoka ugende uzi ngo hari ikintu yarenza Asibo ukagira imana kuko ngiye nakugize reko hari ikintu igeze nkutwara ngeze ute akundi kameze imyenda yanjye kambaye gusa undi iyo myenda wayikuye he n'indi wayiguhaye akimyenda rwose ngiye ni mama wawe wayimaye ngo mu gihe ntarabona iyanjye mbe niyambara nta kibazo kuba yiyambarira nta kibazo mama niwe wayiguhaye niwe rwose wayimaye noneho niba ikimwuka byarama mama akumpera imyenda ngo yambare bisiga ibirondwe n'imbaraga asa n'iki byose byepfiriye iwanyu uri kutigeze unyibwira utuye he turuka he ako mama wawe ngiye naramwibwiye bihagije sinzi wenda cyetse niba hari ikintu ushaka kumenya aho gitandukanye n'ibyo namubwiye kuba waribwiye mu masura mva njye unyibwiye hari ikibazo byagutera urumva njye unyibwiye hari ikibazo byagutera ako nakwibwira nta kibazo kundi kamamagare mumambwire ko nakumpera imyenda nuko usuko nsuzuguza kuse munyarwanda wagiye utuza tukabana ko n'ubundi nawe nabonye turi kimwe ngo turi kimwe gende kimwe nawe se none ubwo niwanyura hazi wenda ntunyumve nabi icyo nari nshatse kuvuga nuko n'undi se nawe ko nabonye uri imfubyi nkanjye imfubyi ese hari papa waba muri runo rugo papa njye mfite papa we uzitonde njye mfite papa ntago mama ngwino hano ngwino hano niki se ngwino unsobanurire kuntu kakanyagasuzuguru kawe wazanye ahangaha gatangiye kunyita ikinyenda semana ndiko kubo ibyo nanjye nvuze umwana wajya niki ntago mvuze ibyo bintu rwose arambishaka ko bawaje uvugisha nyene nagututse urwo ruto nyitangiye ikinyendaro ngo nta papa ngira mwabana mutazari nkorera nta kinyendaro kibaho umwana wese n'umwana umva nawe nimutarubize uwaza afite se kandi uzongera kunukira umwana narakwiyamye sinakwiyamye ako ntago mututse rwose arambeshye gusa nuko nari mubashe ngiye ko ntabona papa we hano mangiye ngo ndamubeshyeye neho ntugiye kujya wirirwa urwana na Kanyesuku ntabwo umushaka ikintu ngiye nari nguhamagariye nta nubwo ari n'ibyo ngibyo ndashaka kumbwire ukuntu wamumpereye imyenda iki ukuntu wamumpereye imyenda akajya kuyambara akayisigamo birongwe n'imbaraga asabye kuri iwabo n'imbaraga sa none se imyenda yanjye uyimuha gute iyi myenda niwe wayiguze wigurira imyenda wowe
none se ma niba ari we wayiguze yugo uburenganzira ko wayingure none ukayima yugo uburenganzira bwo kwihereza bushaka uyu ntabwo ari umwana mugenzi wawe nise niba ari umwana mugenzi wawe ngenza ahantu aturuka uyu mwana ubona atakabaye mwene nyoko cyangwa mwene so ubona mutari mu kigero kimwe akanje ntago ngana none muhungu reba ibisatsi afite ubundi se kuki utamwogoshesheje baba kima ushobora kutuza ndatuza se ngewe nshaka ko akuramo ino myenda akayimesa naho mu n'amazi ashyushye akayinsubiza ukazamugurira imyenda ye ntago nshaka Bowazi ikima urazana ibyo kurengera ndarengera ntacyo atwaye kuba ari mu mirimo y'aha mu rugo si umukozi w'aha mu rugo ubyumve neza ntahembwa niba narafashe umwana ngo aze tumufashe umwana yari yandagaye ko ari cyo wumva umwana utamushaka aho tweke murarana mu buriri none se nge ngo ndarana nawe se ubu ahubwo se kuki mutararana reka ntabwo ahubwo ndanamukura mu buriri bwa rufuko murarana kugira ngo ubyumve neza nawe ngo ngukima nguramukura mu buriri bwande tugire bwa rufuko aze mujye murara mu buriri bumwe ubundi tuvugisha kugira ngo ubashe kumva ko nawe ari umuntu nk'abandi tuvugisha ukuri kuba ari umwana w'umukene ntabwo bivuze yuko ari igicibwa oya tuvugisha ukuri ubundi mbabarira umbwiza ukuri kuntu wansuzuguza bene ako kageni cyambere umuhaye imyenda yanjye arayambaye wenda ibyo ngibyo ndabyihangane urangiza umuzane no mu buriri bwanjye ukajya unamvugiramo uri kumva kima jya reka mvuge Bowazi ntuzamenye iki nicyo gituma uzana ubugoryi reba igihe mbere nkubwira ku bya Debora ntunyumve kuko ntigeze nanagukoraho reba nta mugabo kurira gutyo wa gicucu ma urabubise atari wowe mu mateka mu buzima bwawe iki kigo yitumye nkubita we cyangwa jya Debora genda mu nzu musane muri sawe urumva ko ibintu uri gukora cyane niba umugore wawe wamushyize muri sawe nzambe mbaye ikigwa genda bahagurukiye mva nawe ujye kwinjira hano narakubwiye ngo witondere Bowazi ntabwo ariko nakubwiye none ugiye kugitangira uterana amagambo na Bowazi kugeza igihe nimitse gukubita umwana wanjye ubonye ko mukubise kubera wowe basi mbabari nudahindura imyitwarire nakubwiye ngo wubahe Bowazi ubundi umubwira ko ari ikinyendaro gute mama ni ukuri yarahambeshye pe nuko nari mubaje ngo ngiye ko najya mbona papa we papa wabahe ibyo birakureba wowe ibyase kuki utabimbajije neza nibe Bowazi agira se cyangwa niba uretse kubitana kureba kuzumbaza iby'umwana nase icyo utaruzo kimenye Bowazi afite se nubwo se batarahanga bari mu kazi utazongera gukora iryo kosa ryo kwinjira mu buzima bwa Bowazi urumva kora ibyo ukora cyangwa umbwire neza nari nageze rufuko nazi umubwire n'abanyitabi nensige mbona yitwara uko yiboneye nkuye akagombye kuba ara ese undi yagiye yagiye kugira atese mu myambarire ibote aragiye ibibote umubwire naza nyitabi ntabwo mushobora kumva ukuntu nishimye mbega inzu nziza harimo na purafo n'ibyumba 3 byose ni ukuri ndabashimiye cyane Imana ibamugisha mama winshimira shimira chips uko byose niwe wabikoze chips umukobwa mwiza wakoze cyane oya mama oya winshimira rwose kuko ibyo nakoze n'undi muntu uri wese yabikora noneho nkanjye inshuti y'umuryango ukuri ntacyo nabakorera nyishoboye ahubwo mama ubwo ngubu nzi yabonetse acyo ugiye kwisanzura ubu nangiye kwinjira mu kigo cya mushiki wanjye nkijyemo neza icukumbure kumbura ari mutuntu kutubanga ntazi ishobora kubwo nabivumbura byose nakose mama Debora ubundi ko inshuro nyinshi mba numva mudashaka kuvuga ku bijyanye na Debora rero umukobwa mwiza si uko udashaka kubivugaho ahubwo mba nanga kwiyongerera agahinda agahinda k'iki mama ese ubundi nuko yatewe inda urawe nta byinshi uzi kera Debora akiri umwana
yari umwana mwiza abyiruka neza yubaha yumvira akunda no gusenga. Aho yaziye kujya mu mashuri rero iyo ngiye aho biga babamo nibwo yaje guhindura imico atangira kujya mu buraya ariyandarika ajya mu ngeso mbi. None dore baruhiye no kumutera inda. Sibundi kuki mwebwe mutamugiriye inama nk'abakobwa b'abacuti be ko ubu ntabarangije kwiga nk'abandi. Mama, ndakunyinze wirira rwose wirira. Ndagusezeranya yuko njye ujya mu kibazo cye neza maze abikoze bakabiryozwa. Nuko ndagusezeranya wirira. Birababaje disi. Ariko rwose mama ntago nifuza kuzongera kubona ubabaye. Debora ari umwana mwiza witonda. Kwishura abasore benshi baramukundaga ariko akabaca amazi. Ariko sinzi uburyo yaje guhinduka kuko njye nahise njya kwiga hanze. Mwana w'umukobwa imiruho yose arimo niwe wayiteye. Ingaruka zo kwitwara nabi. Mwihangane ni ukuri. Ese ubundi byibura mwazandangira ahantu aba mwazajya kumusura. Mwana w'umukobwa wese gusa ndakwinginze wowe uzambabera umbere umukobwa mwiza ntuziyandarika ngo witware nabi nka Debora. Yego mama. Nzakora uko nshoboye kose nitware neza. Naramutse. Si wari bimeze bite ko mbona wagira ngo ugiye gupfa? Araneye. Kugira ngo gutwita ni ibintu wa mwana we. Reka ndumva wabigize birebire. Wabikwikoreza sha. Ahubwo wakwikora ikintu nese hari wabigushyizemo ngo ujye gutwita. Nanjye se ko mwana nawe bizi ko ntabihisemo. Ndakuzi n'uburaya bwawe. Nakambye go. Ndakuzi ukuntu yirwa gutigitana Fisto. Mbese mwarigize ngo ni mwe basitari mu kigo. Uburaya se shaho. Ndabona unaniwe ugiye gupfa. Cyamaguruke wowe. Umukobwa uzabona sha. Umukobwa njyewe bikoraga ndeba gutya mbona ari nka film uri gukina. Ariko icara ubanza ubibona ubuse Fisto muri kumwe. Shatuza nyine nararyoheje ndaryoshya. Umuryoshye rero. Mu kiruhuko. Still nawe uracyaryoshye. None kuruha vuga make baby. Vuga make. Kuko rega nawe bizakubaho. Sofuze ngo nari indaya. Kose kunega iminsi. Ndabizi ko bizakubaho. Reka ntago bizambaho. Nge nzagenda ngende bizwi umva bamperekeje. Urabyumva baby. Ahubwo mvumbwire rebye kira kintu biransetsa. Wazagira inama ryapanje ryo muri uru rugo naryo rigaterura rikamera nk'abandi basore. Aroni kera najyaga nyiterura ntarasaza. Reka ahubwo mba numva nazagira inama cyashuti cya hano. Gusimbuka hari ndumva bitoroshye. Ni inzu mbanza wayisimbuka. Shobana yisimbuka byakomeye reka. Yego. Ndumva ubwo ni ibibazo. Ahubwo se wazagira inama uriya musore wa hano. Yananga yanjye ngo ni boa. Atayitapfa. Basa kazateruraho rimwe kumva. Yahita apfa ubona nawe yibereyeho. Nakabaraga yifitiye garaterura icyuma. Akagongera kuzapfa. Umva kihangana bizashira ikibazo muri amugore. Ntagahambe. Azagukuramo mwumva. Ntagahambe kuko cyakora mbona bimaze kuba imvangiye. Umva byatudoberanye burundu. Ndumva ndi kureba uriya muhungu ngo ni Kanyesu kuri mbaye Kanyesu. Nareba ngo umuntu ngo numvishe ngo wa maske nabyumva.
njye byancana aho kuva gusetse hari ahantu nihakanye Bowazi ngeze aho ndavuga mana yanjye ndi umuti Bowazi ni ikigoryi sinzi ibintu wamuhaye ngiye umva izina ry'Imana uko sinzi ibintu wamuhaye bituma ibintu bigaragara njye nabibonaga kari kuvugisha ako ni igicucu wese ntabyo ukibona umugizi ifanji umuntu yamanutse ndeba iyo anankora ndahindukira ndamureba ako nyine nawe nkumva naseka natekereza ko mama Bowazi ahari nkaceceka nkikaruma ariko numvaga nenda nkuguseka ariko nabareba ngo ubucucu barimo ako umva nkubwire nubwo nanjye namubonye ako sinamenye ngo ninde umva njye rero kino natekereje ko ashobora kuba ari muri ba bahungu batubwiye ugomba kuza kudufasha nicyo kintu cyahise kinzamo wese umva nkubwire birashoboka pe yari yambaye masike igiye kumera nka yindi ya pilote noneho nataye ni pilote none se urumva atari we ariko nanone pilote ntabwo yakora ubucucu bwo kuza hano ku manywa izuba riva ariko nanone ntabwo yabikora kuza ku manywa ariko si nanone nta kindi ndetse urumva ari ndewo yaba yaje se ntagire ikintu atwara ntagire ubwo uzumva yaba yaje kumara iki ahubwo umva mubwire nzi ukuntu tugiye kubigenza ndi nkwereke ikintu dukora n'iki se none tugende nkwerekeye tugende cyane aho wabigize byinshi ubu ngubu gahunda itahiwe ni ugushaka ukuntu twazana Rwema muri timu yacu akadukorera akazi atazi gahunda dufite, agakora azi ko dushaka, agakora azi ko ashaka gutabara mushiki we. Fisto, Rwema arema gukorana natwe ko mbona afunze mu mutwe cyangwa uresha ingubu. Aho ngaho turifashisha chips.
ni ikabutura bibi gusa. Bitese bako kumbona mu ngabye y'igitero wagira ngo ni Boko Haram cyangwa Al Shabaab. Maze nta n'isoni kigira. Ubura turaduhindura n'inyeshyamba. Ikabutura ni. Reka mubwire. Twapipe ntabwo ujyanye habe nabo. Kabutura yanjye muyiba nako ya Boaz mwamwayibajijeho. Nyine nuko ari nyirayo ni wibera. Naho wowe wajya ngo wambaye ijipo cyangwa itaburiye. Icyo nshaka. Urumva wanye imikino. Umva nkubwire ikintu dushaka. Ndashaka kumbira urinde urakora iki hano? Ninde wakubwiye kuza hano? Nkawe utangiye kunyuzura. Ndakubajije ninde wakohereje hano? Oya ahubwo njyewe ndashaka kubanza umbwire. Ejo nduza mu cyumba uvuga ngo ibintu byose ngo tureke kubiguhisha ngo byose urabizi uzi iki? Ahubwo ze niki mba ntazi. Nyine kivuge vuga ibyo uzi nyine. Ntese nyabeye ko utari umwana wahanga. Ibyo sibyo bihuriye. Umva ibyo ndikukubaza. Urumva? Ndashaka kumenya iki kikubesheje muri rugo. Sinabisobanurira abantu bose. Nawe ushaka ko mbigusobanurira. Kubaza ni iki uzi hagati yanjye na Karabo? Je nta kintu nzi ngiye hagati yanyu. Fisto Ramos. Fisto se wayi. Umva nkubwire. Ntabwo uzi umukino urimo. Ntabwo uzi umukino urimo. Wakankubitiye nk'urushyiko kawe. Yana kamwe. Bashe, akibeshe se. Wamutwara iki? Ngano twe Naba yibyimbije yigize intuzi. Jya gukinguranya ku bushi. Ako kara. Inzerezi ko nyireba nkumva ndi kugenda ncesha urumeze. Ngiye byihorere kankubwiza ukuri. Ndakareba natekereza ibintu kaje kivugisha ngo kavuye mu cyaro ngo sinzi ibiki kigize kuriya kigize Karezi. None azatugeza ku ruriyo. Ako buretse nta kintu ndi kugapangira. Ni igiki? Uzabibona. Kanyazo wagereka konzetsa. Minimum mwayirangije Kara? Twayirangije. Mwayishije se? Yego.